wese agiye gupfukama agira ibyo yandika hasi usaba ikintu kimwe usaba ibintu byinshi wandika ikintu kimwe vuga ngo Uwiteka bitewe n'icyo ukeneye uvuga uti wa Mana unageze kuri uyu musaraba hano umuntu agera akaruhukira yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we hanya tuza kuzamuka Bibiliya iravuga ngo nibabere uko mwizeye oya usibye na nibyo rabani nukuvuga ngo na Yesu igihe byabaga bimucanze yazamukaga umusozi
aya mabuye arindwi rero ni ariko tugiye kuzenguruka karindwi tugize gute ducecetse. Ku nshuro ya karindwi turi buze guterera kimwe twese haleluya. Amen. Ntabwo ariko turazenguruka karindwi gusa, turongeraho izindi 5 zisobanura umwaka urangire. Bivuze ngo twe tuje kurangiriza hano iki umwaka, kandi turanawutangiriraho. Haleluya. Dushaka kugira ngo uyu mwaka ugire ijambo utangirana naryo ufite. Abantu baricabara ngo hasigaye iminsi myinshi, ariko twebwe uyu munsi tuje gusoza iki umwaka mu izina ryande rya Yesu. Nutizera ko usoje ukabuza kuzawusoza kuri 31, ubwo nawe biragucanze. Yego rero Imana itugirire neza kandi Imana twishimire. Ubwo ndabaje imbere njewe kugira ngo tuze kugendana neza. Ubwo tugiye guhera hano, ubwo nitwagera n'indambika hasi ibuye, ubwo nawe nugera hano urarambika ibuye. Yego ni ucecetse nta kuvuga. Ubundi hasigaye mu mutima uri gusenga, nibikunanira uzamura isengesho uvuga cyane nta kibazo, ariko icy'ingenzi ni uko urabuze icyo uzengurukanye icari cyo. Imana itugirire neza. Iyi ni ariko uyizenguruke wumve ko hari icyo Imana ikugambiriyeho, wumve ko hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe, wumve ko hari icyo Imana iteganya ku buzima bwawe. Hari icyo umaze iminsi uri gusengera, ariko uyu munsi wa none wongera ubwira Imana uti rero wa Mana we, ubwo nageze ku musaraba ugire ariko nditurira, ubwo nageze ku musaraba ugire wongera icyo ndambikira hasi. Kubera ihe mpamvu, kubera ko hari icyo Imana yashatse gukora ku buzima bwawe. Iri hambere turasoje. Imana itugirire neza. Komeza utambagire ubwira Imana ikintu kimwe gusa, ugira icyo yereka, uyibwira uti iki cyo ushaka kugira ngo unkemurire. Haleluya. Dawidi ngo igihe yagiye kurwana na Goliyati, ngo bamwambitse imyenda biranga, bamwambika imyenda n'ibikweto biranga, ngo ariko we yitoragurira amabuye angahe? 5. Aya mabuye 5 harimo ibuye rimwe gusa agomba gutsindisha, rigomba kumurwanira agatsinda. Nawe rero zenguruka karindwi ucecetse, abandi mwihute. Zenguruka karindwi ucecetse, ugira icyo ubwira Imana. Ubundi yibwira ngo wa Mana we, nanje muri aya mabuye arindwi mfite nzengurutse ncecetse. Ariko ku nshuro ya karindwi ariko ikibazo wari ufite igire gute iriduke. Haleluya. Mana tugirire neza, Mana twishimire, Mana komeza kutwitaho, Mana tugirire neza. Buri muntu wese yongere wakira izindi mbaraga muri uyu mwaka, wongere wakira andi mavuta mashasha. Mana wongere gushigikire aho bakuzingiye muri uyu mwaka, Imana ihagukure. Aha ni kuri wa musaraba twahageze. Rero zenguruka ucecetse, utuje mu mutima, kuko hari aho bakuzirikiye, hari aho Satani yagushize, ariko uyu munsi wa none bwira Imana yongere hagukure. Aha ni ku musaraba turuhukira, hani hahandi ibibazo birangirira, hani hahandi ibigeragezo birangirira. Ariko Imana itugirire neza. Uko waba uri kose Imana irakwakira, fakuza n'umutima wawe wose, icyifuzo cyawe ucereka Imana. Zenguruka ucecetse, zenguruka ucecetse, zenguruka ucecetse, ugira icyo ubwira Imana. Mana tugirire neza, Mana twiteho, komeza ugira icyo wereka Imana kugira ngo ibashe kubana nawe. Ku nshuro ya karindwi twese turikiriza kimwe cyane. Haleluya. Ubundi hasigaye dutera induru, ubundi tuzenguruka zino nshuro 5 zindi, nongera dusoza umwaka, kuko twumaze kumenya ko Yesu azagira gute azaza. Mana tugirire neza rero, kandi Imana twishimire. Hari ibikuruhishe, hariho n'abandi benshi badukurikiye n'abafite ibibaruhishe, ariko buri muntu wese kucifuza afite, buri muntu wese kukiri kumuhiga, buri wese kukiri kumurwanya. Uko turi kuzenguruka, yaba udukurikiye, yaba uwo turi kumwe, nawe udukurikiye, kimara kubona iyi video ugende uhita uhaguruka aho wicaye, ukurikiranye iki kiganiro, waba uri muri saro, waba uri mu cyumba ciwawe, nurangiza uhaguruke nawe tuzengurukane. Niturangiza kuzengurukana, ubundi ugira icyo ubwira iki Imana, uyibwira uti hasigaye ubwo maze kuzenguruka karindwi, ubwo hari icyo nongeye kwakira. Haleluya, 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 amen, haleluya, haleluya. Efatikane gwere bigaragara amaso bigwe umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka, nzamutse umusozi wenda ruha. Ayi bambwiye ko azaza wenda ruhuka, umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka, nzamutse umusozi wenda ruha.
bambwiye ko azaza wenda zamutse umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka zamutse umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda zamutse umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka zamutse umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka umusaza urababaza bene data ariko mwihangane tuza ruhuka zamutse umusozi wenda ruha ayiwe bambwiye ko azaza wenda ruhuka umusozi w'amadeni urababaza cyane we ariko Yesu naza byose bizarangira zamutse umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka umusozi wo kubura rurarusha ariko mwihangane tuza ruhuka zamutse umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka umusozi w'ubushume rurarusha ariko mwihangane tuza ruhuka zamutse umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we yewe biruhanya yewe biruhanya yewe biruhanya yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we hanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya we umva yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza biruhanya we yewe biruhanya tuza kuzamuka yewe biruhanya tuza kuzamuka we yewe biruhanya we yewe biruhanya tuza kuzamuka 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 haleluya amen haleluya amen bani kugira neza buri muntu wese agiye gupfukama agira ibyo yandika hasi usaba ikintu kimwe usaba ibintu byinshi wandika ikintu kimwe kugira ngo witeka bitewe n'icyo ukeneye ubuti wamana unageze kuri uyu musaraba hano umuntu agera akaruhukira hano umuntu agera akaruhuka imitwaro y'ibyaha ikavaho haleluya Mana tugirire neza tugiye gusenga Imana ariko buri muntu wese ayegera Imana agira icyayibwira kimwe kitagira icyakangahe icyakabiri Mana tugirire neza kandi Imana twitewe reka twakire uyu musha asenga Imana ayihamagare ayibwira ati wa Mana we kubera ko twahageze ugire ibyo ukora ku babyeyi no kubagaba urubyiruko rwose ku bihugu by'iwacu Imana igira icyo ikoraho amen harimo no gusenga tosina bini vonesta harame Yesu wera w'Isirayeli rezo de modesta sikre voje zivekado cyakindi kivomerera amashami yacu rose vaya sidemo no jazivekado sa amen amen Yesu Kristo tuguhaye ikaze karibu nyinshi buri muntu wese yazamuwe n'umusonga afite buri muntu n'umusonga we rero Yesu Kristo hari icyo wasongora mu buzima bwacu tuguhaye ikaze umutima ngwino ubane n'ubwoko bwawe
buri muntu wese wanditse aha hantu dati ripoti igenda igera iwawe mu ijuru Haleluya. maze ijuru ritere rite ku bwoko bwawe buri hano utwiteho byiringiro bizima kuko nta muntu watwitaho nta bana batwitaho nta bagabo nta bagore ayiwe Yesu Kristo uri nato niho watwitaho uri Imana yacu uri mutabara ukubigeza zina ryawe nirishimwe uri umurengezi wacu uri nyakubahwa Imana hasonetaya. Turabasoje bakunzi ba UMUKRISTO TV amahimana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero dutembera mu gihugu cya Uganda tugiye mu ivugabutumwa. Njyewe nitwa David muramenye kuri Gonareke TV ariko uyu munsi ndi UMUKRISTO TV ndi kumwe na Mutuyimana Jean Claude ndetse ndi kumwe na Pastor Rabani iwe mu rugo. Amen. Brase Pastor ndakwakira cyangwa uranyakira. Rero hano ni mu rugo no kwakira nawe wanyakira cyangwa umwana uko dufitanye ubufatanye kandi turuzuzanya ntacyo. Nagize ngo ntacanga abantu badukurikiye. Nta kibazo ni kari kuri ndi UMUKRISTO. Yes. Ni mutuye namwe turabakire kuri ndi UMUKRISTO. Amari Imana nabandi Murakoze cyane namwe abakunzi bacu turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Karibu turabakunda. Impamvu zaka kandi dufashe nuko ubateguza ivugabutumwa twakore kuri uyu musaraba mwatangiranye natwe tuva ku mupaka wa Cyanika tuza no mu gihugu cya Uganda. Nukuvuga ngo mu karere ka Burera tuva mu karere ka Burera twinjira muri Uganda tukagera ahantu bita mu ngagi. Twavuye mu karere ka Burera twinjira muri Uganda mu karere muri district ya Gisoro ariko karere ka Gisoro ariko muri Uganda ni district. Yes. Nani kumwe n'abantu n'abandi bantu benshi mwagiye mubona ariko twe tuje hano kugira ngo tubetiro dusinge tubabwire impamvu z'ikiganiro. Tudatinze cyane rero reka mbaze Pasa uko yabonye ukumusara kuri Gonareke TV mwagiye mubikurikirana cyane ariko nibwo bwa mbere mugiye kubikurikirana kuri ndi UMUKRISTO. Pasa ukibona umusaraba kuri Gonareke TV nikihe kintu cyagutunguye? Ikintu cyantunguye cyagutunguye mbere nge kibona kuri social media ndarahagera nagize amatsiko ndavuga ngo abantu se burani wa musaraba wa Yesu hari yasa ni Gorogota none ngira amatsiko nabati ngiye kureba niba koko hari ari Gorogota ariko nahageze amakuru aramaze kumenya nuko n'abakristo basengiye barafashwe bahashingibuye bahashira umusaraba ngo bivurwe. Reka ibyo ngibyo rwose ntago bemere kubivuga. Ninjye ugiye kubiyobora. Reka twakira umuntu umenyereye hano. Sibyo warabikurikiranye kandi turi kurarikira abantu bose baze gukurikira ivugabutumwa ryose twakoreye hano. Nibwo bwa mbere bagiye kubikurikirana kuri ndi UMUKRISTO. Kuri Gonareke TV arege twanga gusubamo ibintu buri kanya ariko reka twakira umuntu hamenyereye hano atubwire gahunda za hano zose abantu ba ndi UMUKRISTO. Yes mutuye turakwakira hano kuntuza kumusaraba ntamenye kubera wowe no wambye atara ahantu hafite hari amavuta kandi abantu bahakurikiye bahakirira nanye namenye kubera mwebwe rero mu minota mikeya tunyureremo gahunda ya hano kuntu igenda uvuga ngo gahunda ukigera munsi y'umusozi ubundi ukigeramo direct ako kanya utekereza ibyo uri buze kujyana byose ariko muri byo byose bifite ikintu kimwe bikiyoboye kaba arico waturuhageze ukigera hano rero uturagura amabuye uyu mubare ushaka hari uburyo ushaka kuzenguruka ariko 7 birashoboka ushobora gutoragura 5 yandi Dawidi yatoragura agiye kurwana na Goliyati yego mbese ubwo aho ngaho niho dufatira narindwi nangwa satanu yego ushobora vuti reka ntoragura 7 nzenguruke yeriko ushobora gutoragura 5 asobanura Dawidi no kurwana nande na Goliyati rero ukihagera nico cambere uhita ukora mani tugirire neza urangiza kuzenguruka rero ugapfukama hano aho umusaraba uri wamara gupfukama ngafata bya ipapuro wazanye byicifuzo bamaze gutondeka ukabishira ahantu ngira ngo hareba urukura ko tumaze gushiramo ibintu byifuzo twazanye rero irangije gushira hano ibi byifuzo uri herera imisozi ni munini cyane uri herera ugashaka ahantu wicara ugasenga Imana yawe ukiva kuri uyu musozi byanga byakunda uhura n'ikimenyetso cya nyakubahwa ukiva hano kuri uyu musozi uhura n'ikimenyetso c'Imana iguha kitari kibi ciza uiguha kikwereka ko wageze gute ko wasenze sorry kavuga ku kimenyetso hari gihe abantu bamumva ngo ibimenyetso bagahita bumva ko baragera mu rugo bakagira gute bagasubizwa sibyo umuntu yakuvuga cyane nk'uyu tubwiye ngo Imana ikugiriye neza tutwitekeza amafaranga urakoze cyane ariko mu byukuri cya kimenyetso tuvuga ushobora no
uryama nijoro Imana ikakubwira iti mwana wanje ukakugarura ya shusho wari kumwe k'umusaraba urabonye ikimenyetso ko Imana agize gute yakubonye mbese ikimenyetso nshatse kuvuga ni ikimenyetso kikwereka ko Imana agize gute yakubonye niyo itakubonye wahageze irabikwereka gute ati mwana wanje nubwo wavuyeyo ariko hari ibintu bitari bimeze neza byanga byakunda hari ico Imana ikwereka ivuye hari haleluya yes reka twigaruke kwa Labani reka mpagarare hano Pastor Labani abantu badukunda kuri ndi umukristo ni wawe nje kuri Gonike TV bagiye bankurikira babona ko mbaho ibintu byiza ko ngerageza gutembera hari ntibaravuga ngo wagiye kubereka ibishushanyo byo basenga cyangwa si ibimenyetso bindi kimwe cyo dukurikirwa n'abakristo benshi ku bantu basanzwe badukurikira barabona ko ari n'indambwe twateye yego kuko hari igihe batuzi mu gihande kimwe cyangwa mu buryo bumwe hano rero ni yindi mikorere no kongera gusenga Imana ngo twazanye agasha nagasha bino ndabwo ari bishushanyo ku bakristo ndawadiskitano no comment wenda nk'abantu badukurikira bakakurira video zacu ahantu henshi twatembere ku musozi wa Ndabirambiwe twatembere ku musozi wa Rubavu twatembere ku musozi wa Nengo n'ahantu henshi bakavuga ati ariko kuri mu pastor akunda imisozi cyane rwose kuri mu pastor akunda imisozi Bibiliya yavuga ngo bibabere uko mwizeye oya usibye na nibyo Labani nukuvuga ngo na Yesu igihe byabaga bimucanze yazamukaga umusozi kandi igihe cyose agiye gusenga ku musozi yamanukanaga igisubizo rero turi mu birenge by'abagize gute by'abatubanjirije niyo mpamvu n'abamose bose bazamutse imisozi benshi cyane yego bose bazamutse rero natwe iyo bituyobeye nta handi ni ukujya gusenga tukajya ikirenge mu cande mu ca Yesu tukazamuka imisozi rero bazadistikita ku misozi bakavuga ngo kuki abantu bakunda imisozi mu butayu turahajya tukahurira n'iki n'Imana wenda nk'abantu badukurikiye ni ikihe kintu twababwira ati ni ikihe kintu bakwiye kwizera ikintu twabwira cya mbere bizera Imana kuko ishobora byose bizera Imana kuko ishobora byose kandi nanone cya kabiri bareke kurebera Imana mu ruhande rumwe Imana ni byose ni Imana y'abanyamugi ni Imana y'abanyacyaro ni Imana y'abasirimu ni Imana y'abaturage ni Imana y'abo mu misozi ni n'Imana y'abo mu kibaya byose rero birashoboka mutu uyu musaraba wamenyereye bawusengera kuwa kangahe no kuwa kangahe ni buri munsi amasaha yarya na ryari buri gihe kuva mu gitondo kugeza ejo mu gitondo 24 mama ngubaje kino mantekereza nk'umuntu wenda dukurikiye uzifuza kuza gusengera nka akavuga ati wenda hari iminsi basengera kuri umusaraba hari amasaha yagenwe ariko si umuntu yazaga kambika hano no kuvuga ngo kuza ukaharara biremewe uraharara turaharara abafite umutekano turaharara tugasenga abafite umutekano ariko reka nkubwire ntabwo ari upfa kujandajana nguvuge nk'ubwo ndahagurutse ngo ngiye ku musaraba ngo ngiye gusenga oya sengera iwawe manzo uhabwa iki amakuru yahugiye ni Imana iducisha mu bintu tutagakwiye gucama ariko tukagira gute tukabicamo bivuze ngo nuraza ugasenga ugasaba icerekezo Imana yakwemerera ugasaba icerekezo ukaza ubwo bivuze ngo umva 24 kuri 28 uyu musozi uragendwa ugasenga yego abantu badukurikiye mu byumve neza impamvu turi gukora iki kiganiro no kugira ngo tubakumbuze ivuga butumwa twagize ute twakorera hano ni ivuga butumwa rya risiza amavuta gere mu muhanuzi Mutuyimana Jean Claude uri mu muhanuzi Pastor Labani nivuga butumwa rya rimeze neza amen ku muntu uri buze kudukurikira ikintu kimwe namubwira ngo bikubere nk'uko byizeye kuko ari abantu bimubere nk'uko byizeye wewe ubundi hari abantu iyo wavuga binkana uti utakwemeza nyina nuki iyo mbuto yo kwizera ndabwira aba muri bo iyo mbuto yo kwizera ndabwira agera muri bo ariko umuntu wese ufite imbuto yo kwizera bimubera uko yizeye uko ubitekereza aho ngaho ukuri kubitekereza ariko bikubera uko bitekereza abariko bimubera ariko bigira ute gusa ariko ku muntu uri buze kwizera ikintu cyanyacyo araza kubona ibitangaza araza kubona imbaraga z'Imana araza kubona kubohoka byinshi wenda reka nikomeza kuri iki kintu reka nihere mutuyi atanga ubutumwa ku mwaka wa 2025 na Pastor Labani no ku mwaka wa 2025 munadusigana nimero zanyu turarikira abantu gukurikira ivuga butumwa muraza kureba urugendo twakoze twegera mu mujyi wa Kisoro niho duhagaze tukazamuka gasozi
tukagwahanga ukuntu twagiye tuzamuka agasozi n'ibintu bigoranye tubararikira ivugabutumwa ryose twakoreye hano uri guca kuri ndi umukristo. Pastor Abani uraza kudusoreza aduha nimero yiwe atubwira n'ikintu tukwiye gukora kuri ndi umukristo. Murakoze cyane. Imana duhana umugisha nk'ibisanzwe. No kuvuga ngo 2025 amagambo make ibikorwa byinshi. Kabiri kandi umuntu wese uri kumva ko agiye kwinjira muri 2025 yirukanke cyane asome kuva 33 umurongo wa 17 nibwo butumwa mfite, nibwo butumwa Imana yampaye guha abantu kugira ngo binjire muri 2025 kangahe na gatanu. Imana itugirire neza. Murakoze. Tusigana nimero yawe kuko tukugarukaho. Yego murakoze cyane. Byakubiye badusoje. Yego dusigiye nimero yawe kugira ngo umuntu uzagukenera azakubona. Yego murakoze cyane. Dore kari n'ubwa mbere ngeze kuri ndi umukristo. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 21 38 132. Yego. Pastor Abani we niwe nayashaka isikiro cyangwa director. Mumpere atubwira 2025 anatubwisha tugomba gukora kuri ndi umukristo. N'ikintu cyo cyarubona iki dukwiriye kuri ndi umukristo ni 2025 rero. Imana igarura icyoro cyawe ku itorero. 2025 Imana igendereye abantu bayo. 2025 Imana ikuye igisuzuguro bagusuzuguye. Yego. Dongo ni umwaka wo gukurwaho igisuzuguriro abantu bagusuzuguye. Ijambo rero nahereza bene data n'abashiki bacu kuri ndi umukristo ni Zaburi ya 37:25. Haravuga ngo nari ndi umusore none ndashaje, ndabwo nigeze mbona umukiranutsi aretswe cyangwa se urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya ngahuko bagira ubuntu umunsi ukira. Imana ishimwe cyane. Turabakunda kandi nabisabira subscribe ni ingunga ya mbere. Ibindi nibikurikiraho murakoze. Nomero nuko ibibutsa musanzwe muyifite 078 24 53 kuri WhatsApp ibihari 28 kuri 28. Imana baduhere umugisha. Yego nanjye ndabashimiye nubwo naje ndi umushitsi ngayobora n'ikiganiro njye amazina yanjye ni yayandi ni Ndayambaje David nkuko mu bisanzwe bimenyere munkurikira kuri Gonarike TV ariko no kuri ndi mukristo ni mu rugo nkuko mwabyumvise Pastor Abani yabivuze. Nankomeza gushishikariza abantu nkuko Pastor Abani yabivuze gukora subscribe, share na comment kugira ngo tumenye ibitekerezo byanyu, tumenye naba mutugiriye. Kareba n'ikiganiro kikarangira. Hari abantu bahita bajya muri comment bakavuga ati ko nta nimero mwaduhaye z'abakozi b'Imana kandi ntabwo basoje. Abarebye ikiganiro ngo gisoze kandi basoje ikiganiro nimero yanjye bayibona. Mukaza gukurikira ibintu byinshi muri buze kubona kuri Ndi Umukristo TV. Shalom. Amen. Amahoro.